umutindi kandi reka nkubwize ukuri Imana iraguhannye batahita bajya bayikuraho kuko pastor hari ibimuranga iyo byafashe iyo hagiye ijambo ngo pastor hari ibintu bimuranga nimusigarane ubwo buzima bwanyu musigare muri inshashwa z'abapasteri nibaza nk'abayoboke babayoboka mwangegera mwe z'abapasteri bibigoryi birirwa banatumuka ivumbi batazi no koga hari ako nabonye gafite amenyo y'urubobi kanteye isese noneho yavuga ngo kuba Vava yapfuye ngo byamushimishije uzapfe nawe bidushimishe wanjye udusaza turi aho ngaho tutazi no gukaraba duhorana imikori kagene bakugira ndabazi mwana we yabyaye ndahamya neza yuko mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi umwana wanjye ararembye ibyo ariko wari umwakasha agaho kari kundi karahandurika koko kubera kari umwana waba umubiki nkunda pe none se ubumugwi ko Valentine apfuye ubu none uri muraza kuvuga ubusa ko yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusema yegura ngo mana ngo tuzazira gutwika we mugwi bikugirirwe inshuro zitabarika ko mugwi ubu wananiwe kujya kwita kuri ibyo bibazo byose ufite uri kuza kuvuga ubusa none ubu wisamye wasandaye uri kuza kuvuga ngo mana we amagambo yose twavuze ngo ko gutwika bizadukoraho wikanurisha amaso umeze nk'umusazi ubu ntabwo uri gusebya Samantha mana yanjye tokora iki tokora abanyarwanda uri gusebya Samantha uri gusebya n'uwo bita ngo Recho abo ni abakobwa bawe ni abakobwa bakeneye vision ni abakobwa bakeneye gutambuka bakabona ni umukobwa wawe azanyura mu bantu gute ababizi neza niyo musanga umwana atangiye kukwihakana ko uri utari nyina n'umukecuru ugifite imyate uba muri Kigali uyu muntu ararembye vrema ariko aho kumutabariza ngo arimo aratuma ngo amafi 50,000 none se abantu mwakoze cyane Cedric urakoze cyane Cedric nimba mw'abanyarwanda mwe muzajya mujya gukurikirana abantu bashinyagura kuriya namwe muri babi ntimworoshye umuntu aricaye aravuze ngo uyu muntu ntarwaye namwe ubwanyu muri kubibona ko arimo serumu mw'abanyarwanda kamufashije ahita bikupa akavuga ati okay uyu muntu ari mu Rwanda ibyo avuze nibyo ndabyumva none se urumva byarenzaho iki ibagusa ubwo se mama bakurikiranye reka nkubwize ukuri nubwo abantu bababaye ura mwana yigendeye ariko umuntu witwa Mugwiza umuntu witwa Claude umuntu witwa Bosco ubu murimo murarya ibiryo bikamanuka muri kuryama mugasinzira none oya ngo nagasaro se kakoze inkuru kavuga yuko Vava ari kubeshya cyo kora mu batumira n'abantu nabo aratumira reka Ayushua muzi yuko uyu ngo ni Vava ibiganiro yarabahaye n'ubu mwangegera mwe muracyabizana bicuruza ariko niyo nyiturano mu muhaye yo kujya kumushinyagurira wow cyakoza shareka nagasaro se umva reka mbabwize ukuri rwose ikintu bita RMC yahuzo nta kintu RMC icyitwa RMC yoyo barore ni mube mumuretse ni uyiyoboye icyitwa RMC bayobozi bo mu Rwanda urwego rw'itangazamakuru RMC rwo ntabwo turubara nk'urwego kubera yuko hari ibyo rwirengagiza ese ko muzi ko hari ugutangaza no kugira gute RMC mwiyivugane mwice uyu mugore wo sinzi niba ari urwego buretse nkubwire uyu mugore wo ku Gasaro TV ni indyarya ni akagore k'akajajwa ni akagore kafata umuntu mu kiganiro kakagikamo ubundi bugambo ni akagore k'ubusutwa kavuga jewe n'icyo biganiro byo ku Gasaro nta nubwo ndabyumva mwumva gutyo abari kumwe n'abakorode bagenda uko nyine bakurikirana izi nijoro nshorerane ariko iyi si nisakaye buri muntu wese imvura yawe nta gisakaye pe umuntu noneho yarwaye mw'abanyarwanda kwifura ibintu bibi
uri umubyeyi nanjye mfite umubyeyi ariko mugwi ibintu byose wagiye wifuriza buri mukobwa wese muri no mujyi wa Kigali ibyo bintu ntuzave mu isi bitageze ku bana bawe ngo ubiboneshe amaso yawe. ariko mbabaze ibi byo kora mwagiye muvuga n'umuntu uriho mubona ko afite n'umwuka ari buze no kubasubiza umuntu arimo bombona arimo duhinda kuvuga ngo bavuga umuntu uriho we barajya kumuvuga bakajya kwinjira mu buzima bwe umuntu agatangira agashaka kumenya ngo ikintu Brian yambariyeho aho yaraye ibyo bwakibaze no kubimana mwibarize ugira ngo mwe nta bibazo mufite ariko ko buri wese afite ibibazo ujya wikoraho inkuru n'ubu urugendo gukora inkuru kuri nyoko ujya no gukora inkuru kuri so niba urugendo ukore kuri barumuna bawe ugenda aho uvuka ugende kwakora inkuru ariko mwikinjira mu buzima. Bosco y'impaya wakiza we wakigarasha we wanyangarwanda we uvumye saa 41 urakanca hirya kure uri umutindi yigeze mu minsi yashize yatandukanye n'umugore we yari yamukanye kase bagiye kumusura mu rugo bagiye kumukoresha ikiganiro mu rugo ubwo uzi nk'ahantu ababa hatuye muri saro ye njyewe reka nk'ibyo simba nabibonye njye narabibonye n'ubundi bameze babayeho wagira ngo ni ukwiyahura ni ukuri kw'Imana. ADPR ko mw'abanyarwanda mwebwe ntabwo muzi kuyungura uretse ziha ADPR yaragira bitumura ibivana muri ADPR baza kubwera hano sibyo Pastor Claude ukuntu mu biganiro bye byose ntago washobora kuburamo Mutesi ntabwo byaburamo Mutesi ntiyaburamo wari wabona Mutesi avuga kuri Claude mva uwo witwa muri Pastor Juste birirwa kuri YouTube basaba ngo bitanu ngo veni uriya mugore witwa Rahira wakoreshaga Valentine uwo Pastor Juste yagiye kumusura mu 10,000 yavuze icyumweru cyose nk'ayabagombozi ngahibaza umukecuru ukora ibiganiro kuri 3D bamwishyura 10,000 kuri buri kiganiro subila yarangiza agafata inkuru atakora ku mwana we yabyaye ndahamya neza yuko mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi umwana wanjye ararembye ibyo ariko wari umwakasha agaho kari kundi karahandurika koko kubera umwana wundi abiki inkunda pe none se ubumugwi ko Valentine apfuye ubu none uri muraza kuvuga ubusa yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusema ngo mana ngo tuzazira gutwika we mugwi bikugirirweho inshuro zitabarika ariko barinda baripotinga ubu bucano RIB ushinzwe iki ese barinda kuba mu basubscribingira amacano yabo ko namwe muri ba namwe cyakora mana Imana irabagaragaje tu umva njye barabeshya bari gushaka iyo ngiye kuryama nijoro ncamo nkareba utuntu biriwe bivugisha ubu ngiye kujya nanjye mbishirikira ubute mfe kureba utu dusaza dutumuka ivumbi mba ntubona hari igihe badupostinga nkatubona umuntu w'umubyeyi umuntu ufite koko ni mugwiza yaraje aravuga ngo ni umukuru w'abarangi abarangi ni ibiki abarangi ni abantu ngo basenga inzoka bafite inzoka ese yamuvuga ngo uwo muntu ateye iseseme n'icyo kiganiro mukaba mwakibonye cyo gushinyagura simwe mwagiye kumukurikira mutamukurikiye yabwira abandi yemura nantama uranyumvira di mukaza namwe muvuga ubusa simwese mwirwa mujya kubareba mugatega amatwi ariko umuntu bari umubona arembye ari kuvuga ngo ni nanapfa muzambabarire ubona hebuki muranyibariza ngo ese Brian YouTube igira abayobozi hano mu Rwanda cyangwa ubyutse wese abo bose barabyuka bagahita bafungura YouTube channel wa muntu akanafata mu Rwanda ikiganiro akanagira ngo bafite n'amakamera bakoresha telefone kugira ngo babone views ngo nuko ngo bavuga ngo inkuru ngo zakasa mutwe niko Claude yirirwa avuga
urakoze cyane. Mugwiza afite umukobwa witwa Samantha. Yego, uwo Samantha yigeze no kuba umudiji. yapfuye sha ngo nibyo koko Vava yapfuye. Yego yapfuye, nanjye muzamfungurire cano wazajya ukayifungurira. Kandi Samantha yari inshuti yanjye wa mana yanjye. Umuntu uziranye na Samantha yamumbwiriye akabwira nyina ko akoze ashaje. Mugwiza aragenda ivumbi riba rimutumuka inyuma, yicara kuri moto ibirenge ntibikora hahande abagenzi bakandagira, amaguru areremba hejuru. Mugwiza kuri kugira inama y'uburyo tugomba kubaho, ukuntu tugomba kwitwara. Mugwi ukareka amatigo. Mugwiza ntashobora kurya urabona ko akuntu umuntu arya afunze umunwa. Dora barimo arya yasamye, ameze nk'umuntu warwaye igikanu, ntago ajya ahindukira, aba ameze nk'iroba areba ahantu hamwe. Mugwiza niyo avuga akunda kuvuga ararana. Ariko Mugwi ubu wananiwe kujya kwita kuri ibyo bibazo byose ufite, uri kuza kuvuga ubusa. None ubu wisamye wasandaye, uri kuza kuvuga ngo mana we, ngo n'amagambo yose twavuze ngo ko gutwika bizadukoraho, wikanurisha amaso umeze nk'umusazi. Ubu ntabwo uri gusebya Samantha. Mana yanjye cyokora iki cyokora abanyarwanda uri gusebya Samantha, uri gusebya n'uwo bita ngo Reco. Abo ni abakobwa bawe, ni abakobwa bakeneye vision, ni abakobwa bakeneye gutambuka, abantu bakabona ni umukobwa wawe azanyura mu bantu gute ababizi neza. Niyo musanga umwana atangiye kukwihakana ko utari nyina, utangiye gukora amabara. Ubwo none namara kurahira turagushyira heza. Njyewe ndasaba Mugwiza, Pastor Claude na Bosco babubakira inzu bagende bayibatuze. Mubonye n'abakire nko kwishyamba bariho bajya na kiriya gice